wowe mana y'ubuhungiro bwanjye uri amaso yanjye ku misozi ese gutabarwa kwanjye kwava ijambo ry'Imana rirampumuriza rirambwira riti ereguru wanjye nzaguhisha mu mababa nzabana nawe utinye kukuza ubona ukuboko kwanjye ninjye gihome kizagukingira iteka namenye ko ari wowe mana y'agakiza kanjye namenye ko ari wowe mana y'ubuhungiro bwanjye namenye ko ari wowe mana y'agakiza kanjye namenye ko ari wowe mana y'ubuhungiro bwanjye Irengeye mutegereze zatega amajwi numva icyambwira igisubizo cy'icyo namuganiye ati uko n'ejo niko n'uyu munsi ejo niko nzaba Imana idahinduka nawe uzahabwa icyubahiro cyanjye nzagusohoza gukiranuka kwanjye Shira witeka ine watsinda intore z'Imana nawe kuko Yesu ari mu ruhande rwacu yarahiye yuko umwizera wese atazigera akorwa n'isoni na hato ati nimushikame mukomere mwitinya ngo ndi kumwe nawe ninde wabashobora ninde wadutanya na Yesu Shira witeka ine watsinda intore z'Imana nawe kuko Yesu ari mu ruhande rwacu yarahiye yuko umwizera wese atazigera akorwa n'isoni na hato ati nimushikame mukomere mwitinya ngo ndi kumwe nawe ninde wabashobora ati nimushikame mukomere